Odiyo ya cyenda, iyerekwa ryo mu 1968 muri Norvège n'ibisobanuro. Ndasobanura ku mpamvu y'ubu buhanuzi n'intego yabwo. Intego rero ni ukugira ngo bugezwe ku bantu benshi cyane, kandi buri muntu wabwumvise yibaze icyo yakora amaze kubwumva no gusobanukirwa icyo Imana ishaka. Ubu buhanuzi bwatanzwe n'Imana mu iyerekwa mu 1968 muri Norvège ku mukirisukazi w'imyaka isaga 90 y'amavuko. Turaza gusobanura muri odiyo ziza gukurikiraho ku mpamvu igiye guteza iyi ntambara ya gatatu y'isi. Ni ibyaha, igisubizo ni ibyaha bibi Bibiliya yita ibizira cyangwa ibyangwa cyane n'Imana, ndetse biyinukira cyane, bikayitera kurakara cyane ndetse ikagira umujinya. Ijambo impamvu mu kinyarwanda burya bivuga mu cyongereza no mu gifaransa ngo cause, naho ijambo intego risobanura ngo purpose cyangwa but. Icyo nshaka kugeraho ni iki? But. Noneho rero impamvu ni kuki Imana izateza cyangwa igiye guteza intambara ya gatatu y'isi. Ndaza kubiganiraho muri za odiyo zikurikira. Ni ibiriya byaha rero byitwa ibizira Imana yanga urunuka. Ariko ubu ngubu reka mvuge ku ntego. Intego ya mbere ni kuki iri yerekwa ryatanzwe. Ni ukugira ngo ubuhanuzi butugeraho twese, bwire ku bantu bose ku isi, ku muntu wese, umuto n'umukuru, bumve ibiri kuvugwamo bagira ubwoba. Buri muntu yibaze igihane, yibaze nakora iki, ndabigeza kuri nde. Icyo niyo ntego yo kugira ngo tumenye iby'ubuhanuzi, tumenye ibi bivugwamo. Ikindi, intego ni ukugira ngo abakristu nibamara kubwumva ko itorero rigiye kuzamurwa, ko ari umugeni uzagenda, ni ukuvuga ngo witeguye uwiyeza, noneho babyumve, batangire biyeze, bitegure. Umukristu wese amenye ngo burya ibimenyetso byaragaragaye, Yesu agiye kuza gutwara abakunzi, umugeni, ni ukuvuga ngo umuntu wejejwe kabisa rwose. Indi ntego ni ukugira ngo itorero nimara kugenda, ni ukugira ngo uwamaze kumva ubuhanuzi amenye ngo burya ibyavuzwe mu byahishuwe birasohoye. Ibyavuzwe mu byahishuwe mu gitabo cy'ibyahishuwe na Yohani birasohoye. Ibyavuzwe na Pawulo mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 no mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 birasohoye. Umugeni yagiye, reka noneho nubwo ufite ikimwaro, merewe nabi n'ishavu n'agahinda, reka nanjye nkomeze ndebe ko Imana yambabarira niyeze. Ni ukugira ngo kuko bimere bityo, hanyuma ntabwo Yesu azagaruka ngo tware abo 5 bari basigaye b'abapfayongo, bari abageni ariko bitwaye nabi, basanze bari bafite umugayo, banduye, bahugiye mu bindi bintu. Noneho biragenda gute rero? Yesu, Imana irashaka ngo abo ngabo banyuzwe mu muriro, ni ukuvuga mu bigeragezo, mu gutotezwa, kwicwa rubozo, ariko bagume kuri Yesu. Nuko nibapfa bishwe bajyanwe muri paradizo. Nasobanuye paradizo ko ari ubusitani bwa Edeni buri mu ijuru. Hanyuma iyi ntambara ya gatatu y'isi niza, abakristu bari kwiyeza, bari kwitunganya, bicwe muri iyo ntambara, nk'uko n'ubu ngubu bajya bicwa mu ntambara.
bicwe bibejejwe bakijijwe neza bemewe, hanyuma bajyanwe muri paradizo, muri bwa busitani, muri ya ngobyi ya edeni iba mu ijuru. Nuko ni ukugira kandi ngo iyi ntambara ya gatatu nimara kuba, abazaba batapfuye b'abakirisitu bihane bezwe, kuko basigaye ntibishwe n'iyo ntambara, ntibishwe n'izi ntambara z'iki gihe cya none n'iziri kubica. Noneho bakora iki? Bitunganye, biyeze, baba abakirisitu, bahure nyine n'akaga kitwa ikinyamaswa kirakaye cyane, cyangwa ubukirisitu, cyangwa Yesu. Noneho bicwe nabo, ariko bakoze ivugabutumwa, barivuze mu isi yose aho bari hose, kugira ngo abantu batari bazi ibya Yesu babimenye ko bya bintu ari ukuri. Yesu yaje gutwara itorero, intambara yabaye, kugira ngo nabo bihane, noneho nibapfa bemerwe bajyanwe nabo mu bwami bw'Imana, na muri paradizo, ariho muri ya ngobyi ya Edeni iri mu ijuru. Twumva se ko nta kintu Imana ikora idafite intego, iba ifite impamvu, ifite n'intego. Intego rero yo guhana kw'Imana ni ukugira ngo abasigaye batapfuye bihane, biyeze, bakore umurimo w'Imana, nabo bapfe, ariko bapfire abakiranutsi. Amen.